noneho harahiye arakongotsa indirimbo ya theben ikomeje kuvugisha abanamangambure ngo habutseho gato yanga ije mu mibundano n'imitakurano. Kasongo ye mumbali nanga kasongo mbona wewe songa libala ye dore yuko ari indirimbo y'akasamutwe yuko mu masaha make cyane agera kuri 16 igeze ku 300 itwika yimanukira. Bakavuga yuko ngiza kubiya melody ngo yari kubamo imibundano n'imitakurano n'igishego kimwe cy'akasamutwe kuko yari kuzajya itanyura no kuri televiziyo kubera ko yari kuba irimo guhena no guhenura bitewe nuko iyi ndirimbo ari akasamutwe. Uyu theben akaba amaze igihe kinini ashidikana Bruce Melody dore yuko Meddy we yavuye mu bijyanye n'imiziki akigira gukora utundi turimo tw'amaboko ndetse no gukomeza mu murimo w'Imana anaririmba gospel dore yuko ibintu bikomeye cyane bitoroshye habe na gato rwose. Uyu Meddy we yarabiretse arabibaharira ari nako mu ndirimbo yasohotse ku mugoroba wa none theben yagaragaje umugore Pamela atwite dore yuko bavugaga yuko kumutera inda byananiranye bikaba ari ibindi bindi. Uyu mugore Pamela dore yuko inda ngo yagaragaje yaba yaranavutse kera ari akavideo bafashe atarabyara. So hello guys, ni ibitangaza ni n'ibintu bya danje, ni indirimbo ya danje yaje icimaka icyo bita gucimaka ikazikuraho neza burundu dore yuko ari indirimbo yanatwitse yari ifitiye urukundo rukomeye cyane dore kugaragara Pamela cyangwa kugaragaza Pamela agize atwite ni ibintu bidasanzwe byari bigoranye.